nshuro ya 32, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yakomeje gushishikariza abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwirinda gushukwa n'amagambo bavuga, kwirinda kuvuga ibintu batatekerejeho, cyane cyane akaba yagarutse ku bahanzi, ku rugaga rw'abahanzi cyangwa se muri industry ya gihanzi y'umuziki nyarwanda, aho yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko ashishikariza abahanzi nabo kutirengagiza ibi bintu, kuko hari abahanzi benshi bajya bigera muri ibi bihe byo kwibuka ugasanga baciye mu nzira zigiye zitandukanye, bakoresheje uburyo butari bwo. Rero yo Dr Murangira Thierry yakomeje gushishikariza abahanzi ko nabo ibi bintu bibareba. Ngo nk'uko mubyiyumviye rero, uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo kuva mu masaha ya saa 2 mu midugudu yose y'igihugu cy'u Rwanda hagomba gutangizwa ibiganiro byo kwibuka, abantu bose twese turi hamwe cyangwa se abantu bose bari hamwe. Iki gikorwa rero buri wese akaba asabwe kucyitabira, kuko akenshi na kenshi bijya bigaragaza ko hari abantu bajya bagaragaza ko bafite ingengabitekerezo, rimwe na rimwe ugasanga nimba utitabiriye rero ibi ngibi ntabwo ari byiza. Rero tukaba tubashishikariza kugira ngo mwitabire bino bikorwa byose uko leta iba yabiteganije. Hanyuma rero nyuma y'ayo masaha, nyuma y'amasaha yavuzwe, gahunda ziraza gukomeza nk'ibisanzwe nk'uko byakomeje gusobanurwa yuko ibikorwa bigiye bitunze abantu nk'imirimo y'ubucuruzi, amasoko ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bizafungura nyuma ya saa 6 bikaba byemerewe gukora. Rero tukaba tubasaba kugira ngo